Ibyatangajwe na Shaddy bikomeje guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga. Bagusindishije yaramushite wanjye kuva kera, ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde, bitewe n'igikomere nari mfite, nta bintu byinshi nashakaga, ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga reka chance ngende mabarira abantu, niko yisanze wanjye aracyana blotswe pe turanywa nyine ibiki byose, ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro dina mu mihango, so n'ikibazo gikomeye, so niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official, that's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye, nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that, uko mbizi neza ko ari byo. None se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi ari bwo ndi kujyayo? Nibwo uri kujyayo. Okay. Hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga rindira kuko n'ukuri baransindishije ngo nakujya kuri ribu nansinzi kamere namwe atirindira tunemere neza tujye kuri ribu nubwo nari tayari, ubundi njye bunango ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini biki, nabo nkarindira, ariko bitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjire mu tugende mani barancika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi? Undi mugenzi aramushikisha kubera ko ngene namwanjye n'inkweto ze nazihishe, ariko yagiye nta nkweto, kabisa inkweto ze ziracyari mu rugo nazihishe. Nicyo kintu cyose kinyereka ko yankora ihohoterwa nyine. Pole sana. Ubu ni nk'iyihe nama wumva waha abakobwa cyangwa se bashobora kugwa nko mu mutego nk'uwo? Birinde ikiremwa muntu, bikunde tu. Murakaza neza kuri Kigali 250, urubuga rubagezaho amakuru agezweho y'imyidagaduro, umuziki, ibyamamare dushya dutandukanye bishyushye byizewe kandi bikunogeye. Uyu mukobwa witwa Shaddy cyangwa se umwite Shaddy yavuze ko uyu musore bari inshuti kandi ko ku mugoroba ku itariki 21 Kamena 2026 yagiye kumusura yitwaje amacupa abiri y'inzoga, barasangira nyuma yo gusabana no kunywa izo nzoga. Yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze, yabyuka agasanga baryamanye kandi yambaye ubusa. Shaddy yakomeje agira ati, mu ijoro ryakeye hari ikintu gikomeye cyambayeho, umuntu nari nsanzwe nzi kuva kera yaje iwanjye, natekerezaga ko yagenzwaga n'amahoro, ariko nahuye n'ibintu byatumye numva sigaye mungabanijwe, mfite ubwoba kandi ndababaye cyane. Uyu Shaddy rero yakomeje asaba inzego zibishinzwe gukora iperereza kuri icyo kibazo kugira ngo ukuri kujya hagaragara. Yakomeje agira ati, nta muntu ukwiriye kubaho mu bwoba kandi buri wese akwiriye kumvwa no guhabwa icyubahiro n'agaciro. Ubutabera ni ingenzi, ukuri ni ingenzi, agaciro k'umuntu nako ni ingenzi. Ibi nibyo Shaddy yatangaje, naho uyu Mukaraza ntacyo aratangaza ku byashinzwa. Iperereza ry'inzego zibishinzwe niryo rizagaragaza ukuri kw'ibyabaye n'uruhare rwa buri wese muri iki kibazo. Andi makuru kandi ni filime nyarwanda ihataniye igihembo muri Seoul International Drama Award. Iyi ni filime yitwa Hada iri mu zikunzwe muri sinema nyarwanda, yashyizwe mu zihataniye ibihembo bya Seoul International Drama Award 2026. Iyi ni filime kandi
iyi ni filime kandi iri mu cyiciro cya short form drama. Hati hada ihatanye na filime 29 zaturutse mu bihugu 10 byo ku migabane itandukanye y'isi. Iyi ni filime kandi imaze igihe ikunzwe n'abatari bake mu Rwanda no hanze yarwo, ndetse muri Mata 2026 abayikora batangaje ko bari gutegura season ya 3 yayo, cyane ko izabanje zakunzwe cyane bikomeye. Ndagushimiye kuba wabanye nanjye. Amakuru yo nakagaruka ubusanzwe nitwa Nero, ni Kigali 250. Mbifurije ibihe byiza.